ikaze kuri mwe mwese mudukurikiye aho muherereye hagiye hatandukanye. Tuhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kubana na Jonathan kuri kamera, hanyuma kuri mic muri kumwe na Mutabazi. Turatangira nanone tubaramutsa, nanone tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza byiganjemo amahoro ndetse n'amahirwe. Hanyuma kuri wowe utarakora sub, yaboneka kora subscribe kugira ngo nubundi ujye ubasha kudukurikira umunsi ku wundi, ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kukugeraho bidakereje. Hanyuma reka nze gusaba dem atangire abaramutsa, hanyuma twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Etienne, reka dusuhuza abadukurikirana bya buri munsi cyangwa se abadukunda, abakunzi bacu bakurikirana ibiganiro dukora, mwese turabasuje kandi tubifurije amahoro y'Imana aho muri, aho mwagiye hose, abagiye mu mirimo. Reka tubabwire ngo muhahe muronke, bagiye gushakisha hirya no hino, ntimutahe gutya, ahubwo Imana ibafashe kugira ngo mu byo muri bukore imirimo y'amaboko yanyu muze kuronka, nimugere muhira muze kuruhuka mureba Jonathan TV show na Blessing Family, kugira ngo iyi ni channel ibasha kuruhura abantu benshi baba barushe Etienne, babiriwe mu mirimo. Rero iyo baje bagakurikirana bino biganiro barafreshinga mu mutwe, tubatera ibyishimo, tubatera byinshi, ndetse tubungurana byinshi mu biganiro, ugasanga n'abafite udustress uri kugenda bushira. Rero mwese turabasuje kandi tubakangurira kuza gukurikirana ibiganiro bya Jonathan TV na Blessed Family TV, kuko ari ingirakamaro kuri mwe badukunda cyangwa se mudukurikirana. Yes, murakoze, nibyo kabisa. Mu gihe muruhutse ni byiza kuruhuka wiyumvira ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bigenda biguha kuba update mu bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa cyane rwose. Hakomeje kugenda havugwa byinshi bigiye bitandukanye ku ma channel hagiye atandukanye, harimo hagenda havugwamo kutumvikana hagati kwa bamwe bakomeje kuza bagana kamera, aho bamwe bemera abandi ntibemera abandi bagapfa yuko bagenzi babo batabemera. Ibintu bimeze bite hano hanze? Abantu reka tubanze tubabwire ngo bemerane, kubera ko buri muntu afite icyo ashoboye undi adashoboye, undi nakagira icyo ashoboye undi adashoboye. So emera mugenzi wawe ku cyo ashoboye, nawe umwemere ku cyo ashoboye, kubera ko twese ntago dushoboye bimwe twese. Nta mpamvu yo gupigana se kumarana. Sinzi impamvu abantu bamarana Etienne, kandi burya ino kamera cyangwa se ino microphone itwereka byinshi, cyangwa se ikaba yanaguhindura, igatuma abantu bagufata ukundi kuntu. Reba kino kintu kigatuma bamfata ukundi kuntu kutari kwiza. So iyi rero ntago ari gupfa kuyirukira kamera ngo uze kwivugiraho ibyo ubonye byose. Gerageza nimuzoza muza kuri kamera mutanga ibyungura mu bantu cyangwa se ibisana imitima y'abantu, niko kwiza. Hari bikomeje kugenda bivugwa hagati y'abasore babyina umukunga n'abawucuranga hano i Nairobi, aho bakomeje kugenda batumvikanamo. Bamwe bavuga ati barunaka ntabwo ari abayumbe, abandi ati gute tutari abayumbe, ahubwo nawe utubwira ntabwo uri umuyumbe. Umwe akaza kuri kamera nk'uko yaza kuri iyi agasobanura ibye, undi akaja kuri iriya agasobanura ibye, ariko mu kuri guhari wagaragaza kubireba ukibaza ati ibi bintu koko byari bikwiye ko biza kuri kamera. Aya mabifu yari akwiye ko aza kuri kamera. Mu bundi hari umupaka w'ibintu abantu bapfa bitagomba kuzana, si nkako. Wanavuze neza, uraba ngo bamwe ngo nababyinnyi b'ibisirimba, abandi n'abacuranzi babo. Gusa unarebye neza bapfuye ngo nuko umwe atabise ngo abayumbe, kubera ko atabise abayumbe ati nawe nturiwe, ko barafize n'ubuyumbe. Eske bose reka tuvuge ko bose, reka tubita abayumbe, turaribahaye iryo zina. Eske iryo zina ko muryitwa murarikurikiza, muzamukurikiriza ibiri muri iryo zina risobanura, muza mutwara ubutumwa koko.
ahubwo ngo mutware ubutumwa noneho ko murazana amagambo, ko murazana ibyinshi by'amacakubiri, ko murazana guhanganira kuri kamera, kandi mwagakwiriye kujana iki ngo ntimuhamukora ibyo izina rivuga. So mwese nta muyumbi urimo, ari wowe ucuranga nturi umuyumbi, ari nawe uhabyina nturi umuyumbi, uri umucuranzi w'igisirimba, aba nabo ni ababyinnyi b'ibisirimba. So nta muyumbi muri bose ubarimo. Etienne abo bose bari gupfa izina kandi nyamara atari bo. Ntabwo umuntu wambwira ngo sindi umuyumbe ndiwe ngo bimbabaze. Wowe muri wowe ubizi kuri we, mba mbizi ko ndiwe, ntibigusaba ngo ukenere ko abandi baje kukwemera cyangwa ndibakwemera, kandi si ngombwa ngo babinyite kubera ko njewe igikorwa nkora kigaragaza ko ndi umuyumbe. Urugero hari umwe ngo ni Eric, ni umuvugabutumwa atuye Kasarani, aza ko rivugabutumwa do to do. Yagezaho avuga ati sinogera kuri buri muntu wese, ariko wa muntu yabwirije akamuha nimero, akamwohereza donc akamwohereza voice ahabwiriza, akamubwira ngo nawe shaka uwundi uyitumira yumve ayo urumva ko abari gukora ikintu kijanye n'ubuyumbe, abari gukora atimiza rya jambo ujumbe, abari gupereka injiri mu buryo bwose bushoboka. Yagiye ahantu arabwiriza, wa muntu amuha nimero, arangiza afata voice note aramwohereza ry'ivuga butumwa, nawe aramubwira ati nawe urisangize abantu, ugasanga ya voice irakera ku bandi bose, ba bantu bagakizwa atanabagezeho. Yohereje iki, urumva ari gukora inshingano za bwa zino ubuyumbi. None mwebwe tuza tubabona muhamubyina gusa, nyuma yo kubyina turabona mwakoresheje kurusedi, turabona mwagiye ahantu ngo muje do to do inzu kwindi muhamubwiza, ntaho turababona uretse hariya ku gatuti muhamubyina. Uretse ko hamwe yanavuze ukuri rwose saba yumbe, jewe no mushigikira, wenda ashaka kuba yarivuze mu yindi sanse yo guhangana, ariko nje mbijanye mu izina saba yumbe. Nawe kera ubakuyemo gute cyane? Nta gikorwa barankorera kigaragaza ko ari abayumbe. Abayumbe bagomba kuba bakora ibihe bikorwa. Abayumbe nakubwiye ngo iryo jambo ujumbe si Giswahili kuko ntirisi mu Kinyarwanda cyangwa mu Kinyamurenge. So rero bagomba kuva mu itorero, sibyo, bakaja hanze, bakaja kubwiriza bataramenya Kristo, kugira ngo bagire gute bamumenye, bazana abantu kuri Yesu. Niko kazi k'umuyumbe, kuja kubwiriza bakazana abantu kuri Kristo. Niryo jambo risobanura muje hanze, muje kuvuga ubutumwa. Aho muhamuri vuga mu ikanisa, abantu bose barakijijwe bari mu ikanisa abo ngabo, sibyo. Ushobora kuba ari umunebwe ariko akijijwe, azi n'ibyo havuga bikurusha. Kandi kubyina si ubutumwa. Ubutumwa ni ukugenda ukaja kubwira abantu Yesu. Kubyina uhakubita umugeri ubuhababwira, hari umuntu usoma ngo Yesu ngo yakoze yakijije impumyi, uhabyina urabanza ukatura mu kanwa bikakuvaho, ukamusomera ijambo, ukamubwira, ukamusengera. So rero mwebwe muzamubyina ntimuri abayumbe. Je naho nshingiye. Wowe muri make uruzuzanya n'ibyo yavuze, avuga ati rwose barunaka ntabwo ari abayumbe. Uretse ko atari bose, hari umwe muri bo twaganiriye arambwira ngo jewe nzaharigenza ninjira mu modoka, muri bo nzaninjira mu modoka nkabwira ko mvaye ngo reka ndihire bano bantu bose barimo, akabishura transport nimba agiye nko mu mujyi cyangwa isiri. Yarangiza akambwira ati uranyemera ngende mpambwiriza, akemera, akavuga ubutumwa akababwiriza yanabishuriye. Uwo ni umuyumbe. Wa muturage wishuriye transport niyo yaba 20 bob rwose, nabona ko hari igikorwa cyambere koze waramuka nabwiriza,
araba interese yo kumva uyu Rwose. muntu wishuriye imodoka yose reka twumve ibyo rwose arimo cyane kutubwira. byanze bikunze nubwo watomanika n'umwe ngo avuge ngo yakijijwe ariko azovuga ngo uno muntu uzo watanze ubutumwa uzo hari ishusho cyangwa se hari umuco mwiza uzaba werekanye avuge ngo voilà kuri no saracara abantu bameze gutyo bitume yona mwaka contact ati usengera he nzoze ku masengere kubera ko hari ico yerekanye kiri muri wiwe uwo ni umuyumba. Bo tureke komeza wenda kwinjira cyane muri ibyo ariko twibaze ese mu gihe abantu bafite ico bapfa mu gihe hari ico mutumvikanaho cyangwa mutumva kimwe kubizana kuri kamera nibyo sibyo kubera ko bano bantu babarizwa nubwo atari abayumbe babarizwa mu izina ry'abayumbe bafite abayobozi aba bayoboye aho rero n'ibibazo byakakwiriye gukemurirwa bagakwiriye gufata umwanya wabo bakaja kuba bayoboye bakaja gutanga ibirego byabo bakaja guhanganira iriya bataje kwisebya kuko kamera ntiri bubakize ahubwo kamera irabazanira amacakubiri irabazanira ibintu bitari byiza barahangana. Etienne nimba uhabibona ubu nyine kuri social media wenda reka nimba uhabona muri kiya gihugu cy'u Rwanda urabona bamwe aho bibagejeje. Yes. Ubu nyine mu Rwanda muri social media umunsi kugeza ubwo RIB ihaguruka muri showbiz ikavuga ati turaje noneho dukoresha amategeko rwose kubera byageze aho birenga bamwe ko baritana ngo nabaroze abandi akavuga ati mwarantoteje imyaka 4 yose mungira gutya muri bangahe mungenda atayageze avuga ati wowe papa wawe n'inkora amaraso namwe niko mushaka kungenza. Urumva ivyo bintu byaratangiye ari utuntu tugaragara ari umuntu kuvuga ngo nkuko twebwe wenda ntibirageraho ku buryo novuga ngo Etienne wo kurambwira ngo sinje kuri Main Mind umpa amafaranga nsinkaje nja gukora ibiganiro kuri Main Mind sinkaza nja gukora ibiganiro kuri BMC nawe nambwira ati ntukaje hariye nubimenya kera muhangane bitangire muri ubwo buryo mugeraneho uvuga ngo notanga amafaranga undi muntu mucinye ntazamuke hejuru ya views. Mwese mwasanze YouTube mwarayihasanze kora buri muntu aba afite content yo burya akora undi yuko akora mureka akore uriya nimva hano nje ku yindi televiziyo nta kibazo gihari ariko barafungirana kugeza aho bagirana amabifu umwe ahunze igihugu aravuze ati si impunzi igihugu ahubwo mpunzi abashaka kunyica atangiye kuba mentioninga mu izina wowe na runaka batangiye kohereza amavideo y'abantu bambaye ubusa bahabikinisha batangiye amabanga batangiye kubitana amabanga yabo bayashira hanze. None se urumva gute ni gute twebwe hano atariho bizagera uzagirana umuntu mwari muziranye mwarabajama mwakoranaga sibyo numara hari ibintu natumwe kujya abantu babana rutuntu natumwe hejo bundi azovuga ati ndashira ibintu byawe hanze usange none uko twari tubafashe mwangije ryaze n'ubuyumbe mwangije byinshi mwe bwanyu muremanyemo amabifu no gutemana mwotemana hejuru yiki izina ubuyumbe hejuru yuko havuga ngo wese uri umuyumbe wowe nturi umuyumbe. Ibi ntago ari byo kuza kuri kamera ko arabugwanira ariko reka nta kibazo muri abayumbe ngani mureka ngani murekera aho basi muri abayumbe n'ukuri mwese muri abayumbe tuzoza tubita abayumbe nubwo mutari bo tuzoza tubita abayumbe ariko mugira amahoro mureke kuzana impaka cyangwa se mureke kuzana ibintu byo gusubiranya nabi kuri social media. Ibi ntibikuriye mutabazi ko biza kuri social media kuko social media nta kiri bubakize ahubwo irica byinshi uretse kubatandukanya nk'ibi nyine twarimo tuvuga byahariya hakurya bo byatangiye nyine ari showbiz rimwe na rimwe ngo byanaba bamwe ati ni prank ariko uyu munsi nyuma yaho uriya mutipe ashiriye amakuru yose hanze ayo bamwe bavuga ati harimo ay'ukuri n'andi wenda atari ukuri
ibyo nibo babizi ariko natangiye kubona n'abandi barimo basaba imbabazi cyane aho umuntu asaba imbabazi aho ati kameme jewe mumbabarire sinari ibi nibi niba narabikoze wenda sinari nzi ko ari uru rwego bifite cyane umuntu asaba imbabazi kubera yuko hari ibyo yemera mane habaho no gutotoreza umuntu mukamutoteza muzi akageraho agahinduka uwo atarariho koko nimba ataramwaga itabi ugasanga yagiye mu rumogi kubera ibintu atekereza ugasanga kubera ibintu mwamukoreye muri benshi mwizingo ko muramwima abatumirwa ugasanga jama noneho abaye tutavuga ati jewe nta muntu mba uni ruhande rwanje abatipe tubana mu gakino kamwe ko barandwanya barashaka kumanura ugasanga tipe atangiye no kuja mu bibazo atangiye no kuba nk'umuntu wagize depression ugasanga niyo mpamvu avuga ari amagambo ntago ari kuyavuga kubera ikundi ari amagambo karavuga kubera depression kubera yarahindutse mwaramuhinduye kandi mwe mwatumye abakuriye kuko iyo bigenda neza nta kibazo abafite urumva rero ugasanga nawe ko biramuviramo ingaruka buriya karatutse ibintu biri mu mutima wosanga hagenda akabanza kaniyotsa mugani wabiri akabanza kanacoma yamara gucoma akavuga ati reka sasa mbamanuke. Ni ikibazo gikomeye cyane kuba abantu bahuriye mu gikorwa kimwe runaka aho kugira ngo bahure bahuze imbaraga bakorere hamwe ahubwo bagatangira gupingana bagatangira kugwanyana umwe agwanya undi umwe yumva iterambere wabagezeho aho kugira ngo uryishimire ahubwo kurashaka uko musubiza hasi nimba bano bana hari uburyo bari bazamutse nibashigikirwe bagirwe inama ibyo batarimo batunganya babashe kubitunganya ariko nanone bireke kuza bisa nkaho ari ibintu bibasubiza hasi bibaca intege ahubwo nje ko nabura icyo bahabarwanira ndabizi ko wenda nabari abahabarwanira byizi kugira ngo umwe azamuke azozabona amafaranga menshi abona batumirwa ni inyungu ziri muri iyi social media abibo ko bararwanira iki umwe ni umucuranzi undi ni umubyinnyi mu gisirimba se tuvuge se ngo karabyina sagahembwa ku kwezi ndabizi none se ko uhasirimba atari buve mu gisirimba ngo aje kuri piano ko atayizi ko batagwanira piano ko batabarwanira piano umwe donc kugeza n'ubu ko ndashaka icyo bapfuye ko ndashaka icyo bari gupfa nkakibura donc sinzi ikibazo abantu bahanganye hamwe uvuga ngo umwe akavuga ati njewe aja kuri kamera nanje nja kuyindi aja kuri iyi nanje nja kuyindi nja kumusubiza ati simutinya undi ati njewe nzokora n'uburyo bwose ntanga amafaranga abantu nzobereka nzobakubita hasi mbamare ntuwango azokoresha ubushobozi afite bwose aho yakagiye ngo agira icyo yamaza ayashire wenda na hano muri social media cyangwa se ayashire mu bantu abangishe bariya wenda nabo bazabona nabo udufaranga dukeya bicaza abandi nabo nuko amaherezo nayahe mugiye gukoresha no mu dufaranga twanyu dukeya mwari mufite mu buryo bwo kwangana bivuga ko mwogera mukanashe tukavuga ngo uriya muntu bamukubite uriya muntu bamugirire nabi umumaro nuwe ko murafike biragana he biramariki ko buri muntu afite umugore wiwe buri muntu atamurwe ntawe utamurwe ko mudafite n'imirara ihuye buri muntu afite umurara we mu mwese ko tubazi ababyeyi batandukanye batavukana noneho by'umwihariko ibintu biri mu iyobokamana ntabwo ari ibintu byo hanze hapana ibitagenda bikemurirwa iriya niyo ntabwo wambwira ngo mu murimo murakorera Imana hanyuma mwebwe barimo bakorera Imana mu gihe hari ibyo mupfa mubijanye ku makamera namara ngo mutegereje ko hari abakira ubutumwa murimo mutanga gute se ahubwo aho kubwakira muzaba murimo mubirukana buri gihe cyose tuzabona mufashe mikoro dusigaye tubabonamo amatiko aho wafata mikoro hose yaba ari mu ikanisa ari he tukubonamo itiko tukubona wa muntu uri kuzana guhangana kuko iteka nuje gufata mikoro hariya urivuga cyangwa ushaka uburyo uvuga ushaka gusenya bariya abantu sibyo ni hahandi
excuse me n'ahandi bazoza bahurira Etienne bazoza bahurira mu ikanisa umwe ari umucuranzi undi ari umubyinnyi naje gucuranga y'amasoko avuga sinja gutaramira muri akanisa uriya mutipa arimo yes niwe wacuranga uriya ashobora no kuja kubyina nafata mikoro wenda agacuranga ibintu bitamunejeje bitamushimiye kandi wagaze umucurangira neza cyangwa ukamuvuga ngo narushe akamuvuga ati undi nacurange cyangwa akamufatana mikoro ujya ushaka kubyina akafata mikoro ati urakoze cyane bawicaye uburuhutse runaka nahaguruka ncurangire cyane ibintu rwose amacakubiri donc babireke kubera ko twasanze nta kintu bari gupfa nta kintu bari gupfa sinzi babe macuwa bamenye ko ari abantu bari responsable mu mago yabo bafite abana barera bafite n'abandi bantu donc bahagarara imiryango so nimutwereka nyine turabafata nyine nk'abantu bari primaire kubera ko ari mwe mwabitweretse kandi mubizana hano turabota mugane w'abamuhungu kubera ko mwashatse ngo tubote turabota nyine yes ibiriho biravugwa niba akomeza niko natwe twicara tukabivuga cyane twebwe turahari kugira ngo tunenge ibitagenda hanyuma iyo tubinenze no kugira ngo wowe wundi wari ufite kubikora ntubikore yes ntabwo tuba turimo tubivuga ngo turi kuzamamaza oya ahubwo tuba turimo tugira ngo nawe wari ukirimo utekereza kuba wakora amakosa nk'ayo witekereza gukora ibintu nk'ibi kuko ntibikwiye kubahonya twaje ngo tubahonye tubabwira ngo nimukomeza bino bintu ntibiri buborohere mubireke mureke gukomeza guterana amagambo ko si byiza mureke gukomeza kuja muri ibi kuko nta mumaro wabyo umumaro mwiza ni umumaro wo kwegerana begerane basabana imbabazi bongere babumwe nuko birangire kuko nta sambu bari gupfa nta mitungo bari gupfa kandi ko muraja gupfa Imana iby'Imana kandi ari ibyayo ntimuzi ko yatangije umurimo ari nayo usoza nta ruhare rwanyu na rumwe Imana niyo izitangiza ikintu kandi kanagisoza so mwebwe nta ruhare mwebwe murabo kuja hariya mukaramya Imana mushinzwe kuramya Imana no guhimbaza nimba ushaka kuba umuyumbe soka hanze uje kuvuga ubutumwa uzana abantu kuri Kristo uzubyine tuvuge ngo uyu muntu twamubonye ejo bundi harantu yari yagiye kubwiriza twamubonye hano ku muhanda twamubonye mu modoka twamubonye ari crusade yakoresheje ninde to kwita umuyumbe ninde wo gupinga wabikoze umuntu wo gupinga natwe two mwataka twamera nabi cyane ariko umwanya tutarabibona muri abayumbe ku izina ariko mu bikorwa ntimuri abayumbe that is yes urakoze cyane dem hanyuma abadukurikiye ku gitekerezo icifuzo cyangwa inama ja muri commentaire wandike kuri commentaire utubwire hanyuma nizere yuko abadukurikira namwe aho muherereye mu matorero yanyu hehe naho mutuye mu buzima busanzwe abantu bapfa utuntu tudafashe ukora bimwe mugira gute ugasanga hanyuma mugashaka ko bya bindi mwapfuye mubishira ku karubanda so bintu rwose ntabwo bikwiye ntabwo bisa neza nta mpamvu nibabivemo yes kubera ko turi bene nyakivuruguta kivuruguta mu cyasi kimwe turi bene mugabo umwe burya ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa so burya icyo muhamupfa ni gito cyane kurusha icyo mupfana mwebwe mu bumwe naho ibindi mubireke ko nta mumaro wabyo rero turabifuriza ko baba umwe bakavuga rumwe kugira ngo banasavinge God neza nimba ushaka gusavinga Imana neza nuko uwanyu muba muri mu murongo umwe igihe cyose utazaba uri kumwe n'uwo mukorana mu murongo umwe ntabwo ushobora gusavinga Imana neza ntabwo ushobora gukorera Imana neza ntibibaho gukorana mu guhangana kandi gukorera Imana mu guhangana nta mpamvu yabyo ahubwo reka ugaceceka yego yes urakoze dem twabanye mu kiganiro namwe mudukurikiye reka tubashimire cyane gufata umwanya wanyu mukurikira ikiganiro nk'iki hanyuma twongera gusaba kuri wowe utarakora subscribe
kora subscribe kugira ngo n'ubundi ujye ubasha kubona ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Murakoze cyane, mukomeze kugira amahoro n'amahirwe.